wa kabiri. Ladies and gentlemen, bagabo namwe bagore, mesdames et messieurs, signora et signore, wasili. Ikaze kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane kumikaze kuri Radio Rwanda. Nanjye meze neza. Umeze utese musanga mfu. Ntabwo turi buganire ntarakumvisha gufite ubutumwa bwa rutayizamu wawe. Rugangura ejo yamuhaye izina ry'aka aka azakoresha yogeza yagize ati yafashe chadarack bingi belo abihuriza hamwe bazajya avuga chadarack bingi belo shabiba. Shabiba ubwo bisobanuye amazina ye nama prefix yose belo shabiba. yarifasha agenda arihina mutuze gato bamuzamure tumwumve twumve imigabo n'imigambi n'icyemereye abareyo yavuze ibitego byinshi uraza kutubwira niba ari byinshi cyangwa se niba ari bike yavuze tore tuganire. Oui, c'était vraiment très très bien. Premièrement, je vais pas vraiment trop. Yego nukuri bimeze neza mbere na mbere ntago nshaka kuvuga byinshi kuko njye ntago mvuga byinshi gusa byose bimeze neza. Amayeri y'umutoza yose ni meza ndetse byose bimeze neza. Narishimye kubona ikipe nka Rayon Sport iri ku rwego rwiza, niyo mpamvu nanjye numva ameze neza cyane. Ubu nta bitego nababwira ngo nzatsinda, nshobora kubabwira ngo nzatsinda ibitego 20 kimwe ko natsinda na 25 muzabibona muzareba uko bizagenda. Ndabasezeranya ko bizagenda neza. On va voir comment ça va passer. Iga abakunzi ba Rayon Sport barankunze bituma nanjye niyumva neza. Ntabwo nzabatererana, nzakomeza gufasha ikipe ikomeze kujya imbere. Rero ndishimye. Je vais faire le mien pour qu'on continue toujours à avancer cette équipe. Je suis vraiment très content. Azatsinda ibitego 20 nibigenda neza 25 minimum ibice bishoboka ni 20 ibyinshi bigenze neza ntavunike byaba 25. Uremeranya na statement ya Shabiba? Icyambere ndabanza guha warning abadefenseri bari hano mu Rwanda mufite kongera imyitozo. Uyu mwata akagera mu Rwanda hari uburyo iyuje usanze abandi bamaze ibyumweru 2 batangiye imyitozo. Hari uburyo bigusaba kugomba kubanza kujya ku ruhande kugira ngo ukacinge up ubanze ugere kuri level abandi bariho. Afahamu ya Rotifi ku myitozo yabanje guha ikaze Chadarack aramubwira ati ngwino banze ujye ku ruhande mbanze ndebe urwego uriho. Akabona speed abandi bagenderaho, Chadarack ameze nk'umuntu ushaka kuyikuba ahubwo. Byabaye ngombwa ko umunsi wa mbere Bing Bero yinjiye mu myitozo yahise ahabwa ikaze mu myitozo y'ikipe ya mbere. Wow, umunsi wa mbere wiwe wa mbere nta kugeragezwa nta bindi bintu. Acinjira bwa mbere mu nzove. Imyitozo iri physique bakoze yagendeye ku muvuduko umwe n'uw'abandi. Hari n'abantu bari bamuri inyuma kandi bamaze ibyumweru 2 barimo bakora. Akakubwira ko we akimara kumenya amakuru y'uko aje mu Rwanda yakoze ubushakashatsi kuri Rayon Sport. Ni ikipe imeze ite? Ni ikipe y'abantu bakunda iki? Ariko akanabifashwamo n'umuhagarariye yamusobanuriye Rayon Sport icyari cyo n'iki bikeneye no gutsindira igitego Rayon Sport icyo bisobanuye. Igitego kimwe watsindira Rayon Sport manager we yamusobanuriye icyo gisobanuye gutsinda icyo gitego kimwe gusa. Nta mwitozo ntumurangira adatsinda. Karikeza yamaze gushyira ku Nyarwanda kuri YouTube ngo compilation ngo reba ibitego byiza bya Chadarack Bingi Belo amaze gutsindira equipe ya Rayon Sport. Uwo n'umukinnyi umaze icyumweru kimwe mu Rwanda utarakira umukino n'umwe uri official. Wasili iyi compilation y'ibitego Karikeza imaze kurebwa no 50 kuri YouTube abari 50. Amaze gutsinda ibitego bingahe mu myitozo? Kuki byakomeye nk'atari imyitozo amaze gutsinda ibitego nka bingahe? Hari abantu nabonye bari kuvuga ikintu gifite na logique. Bavuga bati arimo aratsinda mu myitozo. Yes, ari gutsinda mu myitozo nibyo ari gutsinda mu myitozo, ariko afite ibimenyetso bikwereka icyo arimo arategura muri iyo myitozo arimo aratsindamo. Ariko icyo mbaza aratsinda cyane, atsinda ibitego byinshi nabo najya ku myitozo ari muri uyu mukinnyi cyane mu myitozo. Rega nkubwize ukuri Lorenzo
ibi si bya bintu byo gukabyira ukumva ko nagabanyije n'ijwi nta bintu nta troll nyinshi ndimo ndashyiramo cyane pe uyu mukinnyi baganira nk'imfura ari mu bakinnyi bamanutse mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport ku buryo nshobora no guhamagara n'u Rwanda rwose rukaza kumureba afite amasomo menshi arimo aratanga uramubona uyu munsi nk'uburyo njye namubonye mu myitozo ya mbere twamubonye turi bake ku imyitozo yari ifunze yego imyitozo yiwe ya mbere yatsinze igitego afashije ikipe muri build up ikipe yatangiriye muri ekipe B ya Rayon Sport nibwo yari akiza hari abakinnyi mutoza yatangiye gutegura 11 bo bageze kure hanyuma bo yatangiriye mu ikipe B akiza iyo kipe B yari arimo yafashije muri build up ageraho ikipe itsinda igitego ayifashije muri build up turakina inde tanta remise bava mu kibuga hagati remise ahereza umupira umukinnyi uri ku ruhande witwa Asanana aramwereka ngo nshyirira baro hariya aragenda yisanga muri box yerimina umudefanseri atsinda igitego unbelievable urebye nk'iyo walk rate y'ubwayo yonyine iranyibutsa neza ukuza kwa mbere k'umuntu witwa Forunganye nenge guhita nkikubaza Forunganye yagusanze muri Rayon waravuze pe wasili trust me waravuze uvuga n'ibyo hazaza icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Rayon kuko yaraje uravuga uvuga na Kasongo yuhwa icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Rayon n'icya Shabiba muri Rayon ugereranya gute ni page zisa ngo mufite undi Forunganye arteri Forunganye arteri ni kilatini undi Forunganye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aganira n'abayobozi yabasabye ikintu kimwe system nshaka gukina nkeneye aba striker babiri aba babiri bafite karite zimeze gute bose babe bafite urwego rw'uko bashobora kuba bamfasha muri build up ikintu cyumve babe ari babataka bataraba maradrua wamwata kuhagarara muri box gusa ngo ategereze barize kumugeraho abone gutsinda oya njye nkeneye wamwataka uri buze guhagarara mu kibuga hagati ku buryo contre attaque ashobora kuyubakana n'abandi bakinnyi batatu bakagendana igitego kikaba cyaboneka nawe bimuturutseho ibyo Forunganye yarabikoze abantu baze kwitegereza igitego cyo kuri Vision baze kwitegereza igitego Rayon Sport yatsinze ikipe ya Kiyovu baze kwitegereza afite ibitego bigera ngo muri 5 yatsinze afashije ikipe muri build up Rayon Sport byayifasha umwanya munini kugira ngo hari n'abataka bishwe dufite ku meza mwarabyumvishe Rayon Sport yagiye mu biganiro n'umwataka wo muri Uganda witwa Ivan Ahambisibwe twarebye dusanga iyo karita atayujuje hari abataka benshi baganiriye n'ikipe ya Rayon Sport ariko byageze kuri level y'uko ikipe ya Rayon Sport yemera guspendinga ibihumbi 30 by'idolari nubwo mbere Rayon Sport iguze umukinnyi uhenze kuva yitwayo ibihumbi 30 by'idolari iravuga ngo turahebye kugira ngo tunyure umutima wa Fahami ya Rotifi niwo bariyo tubanze tuwunyure ninjiye kuri wasili rero ntabwo rero bakamugezeho wasili buruhutse aho narindi kuri Lorenzo reka twumve na Nshimiyimana ukava muri studio Matisi ko abayanditse wanditse nkivugira wajya ureka nkivugira kweli nari imbaraga zawe uko zibana kandi muzanira amazi rero niba ntabwo reka Matisi twibwire uvuga ngo hano uhagarariye abafana ba Rayon Sport bose ubundi wasili mufata gute nta bintu ababeshya like ibintu byose abavuze mwamwumva ari byo reka niherengeye ku giti cyane mubabeshye nge sindimo kuko ibyinshi ibyo avuga ibyo akora akenshi mba mbireba abantu bavuga ko yababeshye reka nshyire akadomo ntabwo nawe uremeza kuko nabizi kuri imyitozo mufite utahiza muri ku rwego rwa Forunganye wundi mwazanye mu Rwanda ahubwo ngewe ndabivuga bitandukanye n'ibyo uyu mataka imyitozo y'itatu ndayirebye narayibonye yego ari hejuru gato ya Forunganye kubera iki ni ukuvuga ngo match ebyiri akinnye ni ukuvuga ko akunda abakinnyi barimo gukora deka bamara kuyikora deka umutoza agahita amukura muri ekipe imwe akamushyira mu yindi ekipe zombi A na B aratsinda wow nejo niba mwarabibonye barimo gukora yaravuze igitego cya build up match ejo aka match bakinyemo gatoya n'umupira bamutereye baro ndende yari ivuye ku mudefenseri Fabrice irenga abadefenseri arayirukanka anayijyana mu mpande arubaka umupira ugaruramo hagati agarukamo hagati isubira kwa Serumogo ayikata centre akora pere yayo nanone wow ayitsinda free abadefenseri bataramenya niba yagarura ibintu bari kubyumva sibyo n'umwataka
twaherukaga ngendeka mu bwizi kuri n'umupira w'i Burayi naherukaga kubona umwataka ushobora gukora igitego abana abafinisha gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino mpaka agezaho afinishing nabirukaga kera wow nabirukaga kera reka mbafashe gutya reka kubanga by'umuntu tuzamurira umutoza famille ya Lotfi boss wacu abanza duhe isura y'ikipe Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait à peu près 2 semaines. C'est maintenant 2 semaines à peu près. Pour les préparations. ndashimira Imana n'ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi twatangiriye ku muvuduko muke gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake gusa nizeye ko tuzagira kwitegura byuzuye 100%. gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza yego hari abakinnyi bagomba kuza hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza hari abakinnyi bakina neza bazaza hari abanyamahanga babiri bazaza ndetse n'abandi banyarwanda bazaza nibo tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino abo bakinnyi babiri bazaza abanyamahanga reka tubagire ibanga ndetse n'aho bazakina gusa icyo nzi cyo nuko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga kuko ubu turacyari mu biganiro rero ibintu byose biracyari mu ibanga ubu muri Rayon Sport turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza kuko narebye Rayon Sport uyu mwaka washize narebye aho yagize intege nke nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye rero ndahamya ko twabonye abakinnyi beza bo gutangira uyu mwaka dufite intego zacu zo kugira mu matsinda ya CAF Confederation Cup kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda Et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine, on doit partir pour les poules, Inch'Allah. Ils sont encore dans le test. hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa ubwo bazabimenyeshwa hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu mpamya yuko ejo bazagenda tuzagenda tureba n'uko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi ariko biratandukanye abakinnyi bose bari beza mu myitozo gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sport muri uyu mwaka et le match officiel tout ça diffère parfois un joueur il est bon dans l'entraînement il est mauvais dans le match amical on doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui vont pas aider Rayon Sport Inch'Allah. Famille ya Lotfi umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aratuganiriye pe atubwiye isura y'ikipe uko ihagaze bimwe nko mu bintu bitatu wenda navuga nsigaranyemo Lotfi aravuga ko ikipe ya Rayon Sport irimo kugura abakinnyi beza bashobora kugura kuko yarayikurikiye azi uko yari imeze umwaka ushize w'imikino intege nke Rayon Sport yagize kugira ngo byavire ko tesa imihigo arazizi abakinnyi beza Rayon Sport yari ifite arabazi azi n'abakeneye kongeramo hari details z'ingenzi avuze ko bazongeramo abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye soko ritarafunga harimo abanyarwanda baziyongeramo soko ritarafunga hari n'abagomba gusezerera bari mu igeragezwa binyuze mu mikino ya gicuti bagiye kugenda bakina hari abo bisaba imyitozo n'abo bisaba imikino kugira ngo umenye ubwiza bwabo kuko Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bari mu igeragezwa bari mu myitozo batari abakinnyi ba Rayon Sport birahura neza n'icyo wasiri watangazaga mu kanya nubwo nawe ubivuga nyine mu mvugo irimo hype nyinshi ariko iyo ukurikiye amagambo neza uravuga ko Rayon Sport ifite abakinnyi beza iri kongeramo imbaraga ariko wavuze ikintu utavuze avuze amatsinda avuze ko ikipe ya Rayon Sport ari kwibaka nk'ikipe izakina amatsinda ya Confederation Cup uyu ni umutoza uzi gutangaza ndamwemeye ibishinga hagati bishimangire amatsinda mutekereza ko Rayon Sport zishize ntabwo yigeze ibona igikombe cya shampiyona tegeze itwara igikombe cy'amahoro n'abakunzi ba PRFC bibaza impamvu bazakina Rayon Sport kuri Super Coupe byavuzwe na chairman wa PRFC bivugwa n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro wa PRFC ya Fande CDS avuga ko n'abatumva impamvu bazakina Rayon Sport itaratwaye igikombe na kimwe bakanakomeza bakavuga ko bagakinye na Gicumbi yatwaye igikombe cy'ikiciro cya kabiri nubwo atero nyina atwaye igikombe kuko harimo
na Espoir yatwaye igikombe cy'iciro cya gatatu impamvu batayivuga ariko ekipe itarashoboye gutwara igikombe na kimwe kiri lokale wasili muhera he mutekereza amatsinda at least mutaravuga n'igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha w'imikino. Buri gihe iyo Rayon Sport irimo iriyubaka ntabwo tureba hano kubera ko hano nta kihaba, hano se haba iki? Gike cyari ntabwo mwagitwaye? Yego ntitwagitwaye, ariko tekereza nk'ikipe ishobora kujya ku isoko igaspending urugero miliyoni 250 miliyoni 300 tukaba turi guhatanira igikombe cya shampiyona cya miliyoni 25. Andi mafaranga ashobora kwiyongeramo ayumufatanya bikorwa werekana shampiyona ugashyiraho andi make. Ni kuvuga ngo wa maximize amafaranga ashobora kuva hano mu Rwanda ni miliyoni, watwaye ibikombe bibiri, watwaye Peace Cup, watwaye shampiyona, watwaye nayo ngayo y'umufatanya bikorwa werekana amashusho. Uramutse uteranyije ayo mafaranga wasanga aribwo wabona umwataka ikipe ya Rayon Sport yaguze umukinnyi umwe. Igikombe cya shampiyona cy'amahoro n'utwo dukombe twose tundi. Yego nayo y'umufatanya bikorwa nuyashyiraho nibwo wabona miliyoni 45. nibwo wabona amafaranga ikipe ya Rayon Sport yaguze mu mwataka umwe gusa. Ikipe rero iri kumininga ubucuruzi, icyo wagakwiye kubutagetinga naho hantu hari amafaranga. Kuko ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni igikorwa cy'ubucuruzi burya. Amafaranga Samiri wenda araza kutwibutsa. Confederation Cup kugera mu matsinda harimo miliyoni zirenga 500 z'amafaranga. Already ukimara kubona qualification kwemina amakipe abiri gusa. Wowe ukibona itike. Ubu ngubu ahamugeze kuba muzakina. Ahanga kuba tuzakina. Harimo miliyoni 140. Uri kumva icyo kintu? Yego. Kuba tuzakina irushanwa gusa miliyoni 140 ziriyanditse. Ntabwo turakina. Aho ntiturakina. Ubuzirimo miliyoni 140 aho harimo ibikombe bya shampiyona bingahe? Harimo ibikombe bya shampiyona nk'imyaka 7. Oya barakabije ni. None se kimwe ni kimwe 25 inshuro enye ni miliyoni 100. Ni ibikombe 5. Ibikombe 5. So gutwara ibikombe 5 kugira ngo n'igice n'icyamahoro kimwe. Bitanu n'icyamahoro. Jewe nyimara kubona qualification gusa. Aperi bitandatu itwaye ifite nibwiri kugezayo. Nibwiri kugezayo mafaranga. Ikintu Rayon Sport irimo iratagetinga twebwe turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga. Ni nacyo kibazo nabonye abantu barimo baribaza. Bise nkuko tubona ngo murimo murashyiramo abanyamahanga benshi ngo mufite makuru yuko ngo shampiyona izongerwa mu abanyamahanga. Nta kibazo, nashaka azakina abanyamahanga babiri cyangwa umwe. Nta kibazo. Dufite abanyarwanda twashyira muri iyo shampiyona yanyu, nta kibazo. Ariko icyo turimo turabara turi kweyiminga ibintu biri haya. Niba tugiye ku mugabane wa Afrika, ese niba dushobora kugenda tukajya mu gihugu cya Tunisia, ntabwo twagura umukinnyi muri Première Division umunyatunisia. Ariko se byibuza umukinnyi muri Deuxième Division twamusinyisha mwiza. Urashaka kuvuga Mohamed Shelley? Igisubizo ni yego. Uwo muti w'amaso nuze muri shampiyona nta kibazo. Azabakinire azaze abashimishe nka kabiri kuko hari ibibuga atazageraho. Mbanze nteguza abantu hakiri kare, hari ibibuga atazageraho. Abantu biwanyu Musanze Sheri ntago azakinira hari hano, ariko ngo baragikoze niyo makuru ntago baragikora, bakora batakora. Abantu bi Musanze ni mumubona azaba ari kuri Mana mfasha, hari ibibuga atazageraho no kumubona asuza abafana. Stade Amahoro yarakonfirmye azayikinira kuko ni nazakinira amarushanwa mpuzamahanga. Nyamirambo Kigali Pele Stadium yayikandagiye ejo bundi yarayisuye, yarambwiye ati omwe nubwo ari ibisima ku ruhande ariko nta kibazo nzagerageza mpakinireho gakeya. Ya bisima yarabitinya, bira bisima yarabitinya bijyaho arabanza amava cerebral akaba arakomeretsa. Yavuze ati ariko ntacyo nzahakinira na kuko ni stade ya kabiri mu gihugu nayo nta kibazo. Huye aracyaduta, aracyariho akaduti ariko nari hafi gukonfirma. Uwo mukinnyi kumuzana ntago ari umukinnyi ubuje ngo akinize shampiyona za hano. Kuzana umwataka nka Chadarack Bing Bero, ndakumenyesha ko uwi yari kwirukana 100 metre yanyuze kuri iriya kamera yo kumuhanda iramufotora kilometero 60 ku isaha. Yanyuzeho kamera irafoto n'amaguru, kamera ishobora kumufotora agenda n'amaguru. Yego, we ari kwirukanga 100 metre ye umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Ndateguza aba defenseur azakina nabo ntisi benshi nabo, afite match azakina muri champion ariko azaba top scorer. Aba defenseur agiye guhura nabo, niba utakirukanga ngo kamera yo kumuhanda ifotore, komeza imyitozo ntunaryame. Mukanya turagira kundi mukinnyi Rayon Sport igomba gusinyisha biturutse ku bafana. Mbere yuko abafana batangira kukwita umubeshyi kuri YouTube, ndagira ngo usobanurire abantu wasili, ndagira ngo usobanurire abantu uwo niwo bivuze ariko impamvu oya hari n'abanyandikira bavuga ati tunyomore, ndagira ngo unyomoze, ndagira ngo like ubwira abantu ikintu wavuze ugisobanure mbere yuko batangira kwita umubeshyi. Yego.
11 bazaba ari abazungu. Ni na hashtag watangije kuri social media. umwe bose ni abazungu. Wanabitangarije rwose afande CDS guti 11 bazaba ari abazungu. Uzangana 11 abazungu. Washatse kuvuga iki? Niba mwana byumvishe neza ndimo ndahunga ibintu bya shampiyona ya hano. Washatse kuvuga iki? 11 ni abazungu. Iyo niyo hashtag. Ntabwo navugaga ko Rayon Sport izagenda ijye muri mu Bwongereza izana abazungu, yikoze muri Pays Maghreb izana abazungu, yikoze muri Espagne izana abandi bazungu, yikoze oya sibyo navugaga. Navugaga imitekerereze ya kizungu. 11 ni abazungu. 11 bakina nk'abanya-Espagne, bakina nk'abadage, bakina nk'abongereza. Ugukina gusa banatekereza nkabo. Lorenzo, aba bantu imitekerereze yabo, sorry to say so, ntago ndi gukinagaza imitekerereze y'abanyafurika, ariko natwe turiyizi. Ntihari abantu bajya bakubwira bati inama ni izi saha, wowe wenda ukahagerera ku gihe saa 8 ukabona undaje saa 9 ati se uje saa 9 ngo nongeyeho ya saha y'abirabura. Iyo saha y'abirabura rero umukinnyi yifite mu mutwe ntago ari gusinya muri Rayon. 11 ni abazungu. Kubera ko sezishize hari ibintu twanyuzemo tubona abantu badafite imitekerereze ya kizungu. Dufata icyemezo cy'uko abantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo batazongera gukandagira muri Rayon Sport na rimwe. Hari n'abinginze bararira batireka tugaruke, twahinduye natwe twabaye